Welcome to Rachel TV Show. Subscribe and follow for more exciting content. Yes, ntabwo tujya dutinda muri kamera za Rachel TV Show. Ni Emmanuel nka buri munsi. Ndabashuhuje mu izina rya Yesu. Mvuga nti Shalom. Ndabashimira mbere na mbere kububwitange umurava mu bikorana mukora subscribe, share, comment and like. Kugira ngo tujye dukomeza dusangire ibyiza byinshi kandi byiza. Ntimukave uko, ntimugahweme, ntimukaruhe kubikora ko turimo kubategurira ibyiza byinshi muri no minsi mikuru ya Noheli n'ubunane. Ntabwo tuzabatenguha, ntabwo tuzajya dutuma mwicwa n'irungu. Reka dukomeze twiganirire. Twongeye kubasuhuza kandi muri kamera za Rachel TV Show. Twongeye twatebutse ndetse Emmanuel nka buri munsi abanagarukanye n'umutumirwa, umushyitsi mwiza rwose, umama ugaragara neza, akaba aje kutuganiriza ibyiza kandi byinshi. Ntuve uko, ukomeze uduhange amaso ndetse udutega amatwi, wiyumvire ibiganiro bye kandi byereka. Tubanze tumwakire atubwire n'amazina ye. Turakwakiriye mu izina rya Yesu. Murakoze. Banyita Mizero Jirite, niyo mazina ababyeyi banyise. Nkabandi umumama, abafite urugo, abanubatse. Abandi umukozi w'Imana. Byiza, turakwakiriye. Uwimana Jirite, izina Mizero Jirite. Mizero Jirite. Turakwakiriye muri kamera za Rachel TV Show. Uri umutumirwa mwiza. Abaduhanze amaso ngira ngo biteguye ibyo ugiye kubabwira, ibyo ugiye kubaganiriza, mbega baricaye barategereje. Ni byiza rwose uture utunganirwe kandi utange ikiganiro uha abaguhanze amaso ibiri ku mutima wawe. Waba ngira ngo wabanje kunshiramo ikiganiro tugiye gukorana. Ni ikiganiro kivuga ku buryo abantu b'abadamu cyangwa abakobwa barimo kuboneza urubyaro cyane ndetse cyane. Wowe ukaba utabishyigikira, utagendana nabyo, ariko ugasanga ni ikibazo gikomeye hano hanze kubera n'impaka zirimo gukorwa. Abagabo bavuga bati abagore muraboneza urubyaro nkande, abadamu nabo bamwe bakavuga ati tugomba kuruboneza, ndetse ugasanga bibayemo ibintu by'intambara kutumvikana. Wowe nk'umutumirwa w'uyu munsi ubyumva ute ibi bintu baba bajya impaka ndetse bakanarwana? Ubyumva ute? uragenda n'ababoneza urubyaro cyangwa bavuga kubyara kororoka? Ni karibu. Murakoze cyane. Nge ikintu nabivugaho nuko ngewe ubundi ndi umukristo kandi ndasenga. Murongerejwe kugira ntago nemeranywa cyane no kuba nge naboneza urubyaro, kuko no muri Bibiliya hari ahantu Aburahamu Imana yamubwiye ngo imuhaye umugisha, azabyara abana bazangana n'umusenyi wo ku nyanja, ngo bazangana n'inyenyeri. Nge ntago nemeranywa nabyo kuko harimo abantu benshi bajya babijyamo bagabihuramo n'ingorane. Hari abiteza ubushinge bakagira ibibyimba mu nda. Izo ni ingaruka zo kuboneza urubyaro, ariko nge ntago nemeranywa nabyo kuko ngewe ndi umukristo, ntago mbyemera. Ni byiza. Twakomeje kubaganiriza bakunzi ba Rachel TV Show. Umutumirwa wacu avuze yuko iki kibazo cyo kuboneza urubyaro we atagendana nacyo. Tuzi ko ari ikibazo kigoye muri ino minsi. Avuze ko n'Imana yabwiye Aburahamu ngo izamuha urubyaro ndetse abyare yororoke, urubyaro rwe rungane nk'umusenyi wo ku nyanja cyangwa se inyenyeri zo mu ijuru. Ikindi akavuga ati havamo uburwayi. Hari uburwayi buvamo ibibyimba mu nda, ukaba wabura n'urubyaro burundu ntihongere kubyara. Kandi ikindi akavuga yuko nk'umukristo Imana ikomeza kubitubuza. Urumva ko we atajyana nabyo, ariko tuje tubona abenshi bavuga ngo kubyara kw'iki gihe ni ikibazo, nta bushobozi bukiriho.
urabyara budashoboye kurera, ugasanga barakunaniye, bamwe babaye imbobo, abandi ubuze amafaranga yo kubarira sikorofize mu mashuri, abandi ubuze imyambaro yo kubambika. Ese wowe waba ushingiye kuki uvuga ngo babyare, abandi bavuga ngo ntabwo bishoboka kubera imibereho? Wishingikirije iki kuba we wabyara cyangwa abakureba abajyana nawe kuba babyara? Muzarererwa nande? Muzatangirirwa, abana banyu bazatangirirwa nabandi amashuri? Ese bazagaburirwa nande? Tugendeye ku bitekerezo by'abahakana ko batagomba kubyara, bavuga ko bagomba gufungura urubyaro. Murakoze cyane kuri icyo kibazo mumbajije. Ikintu nakivugaho ni ukubera yuko hari umuririmbyi wavuzeho muri Tanzania, aravuga ngo iyo Imana itanze umwana izana n'isahani. Ni ukuvuga ngo iyo Imana itanze urubyaro izana n'ibizatunga urwo rubyaro. Nge rero ni kuri uko nicyo kintu shingiyeho cyane, mvuga ngo iyo Imana iguhaye urubyaro iguha n'ibyo izarureresha. Rero ntabwo nemeranywa n'abajya gufunga urubyaro, kuko ushobora gufunga urubyaro rukaburira kimwe, ugasigara noneho urira ukarira amarira utazanahora, ugasanga rwa rubyaro rufungiye kimwe. Ariko ngewe icyo mvuga ngo Imana iyo iguhaye umwana iguhereza n'ibizarera wa mwana, kandi ibya school fees ibyo byose bikubiye muri icyo kintu. Iyo Imana yaguhaye umwana igucirira n'inzira z'uko wa mwana azabaho akarinda kure. Yego, urakoze cyane. Umumama arimo arasohora amagambo meza adusobanurira, kugira ngo abamuhanze amaso, abaduhanze amaso muri kamera za Rachel TV show, buri wese afite uruhande aherereyeho. Nanjye haraho nagera nkamushyigikira, ariko ngende hagati, kuko uno mutumirwa nazanye n'ejo nzazana undi. None nakubazaga nkuko urimo gushimangira ngo abantu babyare baryo gufunga urubyaro, uje ureba ingo z'iki gihe, urabona muri ubwo buryo bwo gufunga urubyaro hari amahoro arimo kuboneka mu ngo z'abo badamu bafunga urubyaro n'abagabo babo? Ubyumva ute aho ugenda hose n'inshuti zawe muganira? Murakoze kuri icyo kibazo mumbajije. Ni ukuvuga ngo iyo umugore agiye agafunga urubyaro, hari igihe biteza ingaruka mu rugo, kubera ko hari igihe aba atabiganiriye n'umugabo we. Rero ibyo bikazana imbogamizi, ugasanga ingo zirasenyutse za benshi, ugasanga baharimo umwiryane. Ni byiza yuko ngewe ko mbyumva, ni byiza ko umugore yaganira n'umugabo we, wenda bakaba babiganiraho, bakaba babifatira icyemezo. Ariko ngewe ndakomeza mvuga ngo kubyara nibyo byiza kurenza yuko umuntu yafunga urubyaro. Ni ukuvuga ngo ni no kwica amategeko y'Imana. Ni no kwica amategeko y'Imana. Urakoze cyane. Welcome to Rachel TV show. Subscribe and follow for more exciting content.